Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turakomeza aho twagarukiye n'inyigisho yacu ku bihereranye no gusenga. Turavuga inzitizi eshanu zituma amasengesho adasubizwa. Iya mbere ni ibyaha, iya kabiri ni ugusaba nabi, iya gatatu ni ukutihangana, iya kane ni ukwitotomba, tubone no gukosora no kwitotomba. Iya gatanu ni ukutizera. Ubusanzwe umuntu usaba wese yakaba yasaba neza kandi yitwararitse. Bigenda gute ngo umuntu usaba asabe nabi? Yakobo ibice 4:3 haravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Tugushima imitima yose igiye kumva iri jambo kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha mu mitima y'abantu bawe. Habwa icyubahiro kandi ushimwe kuko udufasha muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwiriwe neza, amahoro. Nk'uko tuba tuganira, muri kumwe n'umuvugabutumwa Gaston Prince. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umufasha ndetse n'abana. Kuba tutabanye ubushize, turabibutsa ko turi ku nzitizi ya kabiri, ariyo gusaba nabi. Reka tuvuge ku bana bo mu rugo. Ubundi mu buzima busanzwe abana cyangwa se umwana wese yemererwa buri kimwe cyose mu gihe kitamutera ingaruka. Bishatse kuvuga ngo ibintu byose umwana aririye cyangwa ashatse ntabwo abihabwa, cyangwa se abihabwa iyo bitamugiraho ingaruka. Iyo asabye ikintu cyose cyamugirira nabi cyangwa cyamugiraho ingaruka ntabwo agihabwa. Kubera iki? Kuko nyine cyamugiraho ingaruka. No mu rugo rwa data naho ni kimwe. Ntabwo Imana ishobora guha ikintu cyose ibara cyakugirira nabi, kuko Imana yo iturebera kure nk'umubyeyi. Yo ireba ibyo twebwe dukeneye cyangwa dukwiriye, ariko bidashaka kutugiraho ingaruka. Iyo habayeho gusaba nabi, burya habaho no gusaba neza. Reka tuvuge ku gusaba nabi. Abantu bo muri iyi minsi barasaba nabi mu buryo bukomeye cyane. Abantu bo muri iyi minsi bari gusaba nabi mu buryo bukomeye cyane. Ukuva umuntu arasenga ngo Mana, ngo bikore, aho dusengana babibone ndetse bamenye ko ari wowe nkorera. Ayo ni amatiku. Ukumva undi, bikore Mana, kuko utabikoze umurimo wawe wagawa. Oya, umurimo w'Imana ntabwo wagawa. Imana itabikoze ntabwo umurimo wayo wagawa. Ukumva undi, mpa akazi babone ko igihe maze gusenga harimo nduhira ubusa. Ubwo ni ubwirasi. Ukumva undi, Mana nk'inzu mbereke ko iwacu tutajya dukodesha. Ubwo ni ubwibone. Ayo masengesho n'andi tutavuze yose ntabwo Imana ishobora kuyumva, ndetse ntataniye n'amasengesho y'umukoresha w'ikoro n'umufarisayo tubona muri Luka 18:11. Haravuga ngo umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimira yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu gihe cyose usabye nabi biragoye gusubizwa. Reka turebe urugero rwa kabiri Bibiliya ivuga, umukobwa wa Herode asaba nabi. Mariko 6:22-26. Mariko 6:22-26. Umukobwa wa Herode araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami ni kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. 23. Aramurahira ati, icyo usaba cyose ndakiguha, bona n'uwo mugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye. Arasohoka
abaza nyina ati nsaba iki? Uwo mukobwa abaza nyina. Nyina aramusubiza ati saba igihanga cya Yohana Umubatiza. 25. Muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga aramusaba ati ndashaka ko mpa none igihanga cya Yohana Umubatiza kumbehe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiye imbere y'abasangira nawe ananirwa kukimwima. Umwami byababaje bitewe n'uko umwami yari yamaze kuvuga ko icyo amusaba cyose ari bugitange. Umwami ariko arababara ko umukobwa we asabye nabi. Abantu benshi barasaba nabi. Uyu mukobwa yajyaga kubaza mama we icyo asaba kubera iki. Yarahubutse, nyina yaramwoheje, umwana asaba nabi. Umwana asaba nabi. Kandi nyina arangije abikora kugira ngo yihimure kuri Yohana. Bene data, Imana dufashe kandi Imana itubabarire gusaba nabi. Twige gusaba neza. Ubundi gusaba neza ni iki? Gusaba neza ubundi ni ugusaba ikintu cyose Imana ifitemo inyungu, cyangwa ikintu cyose gihesha Imana icyubahiro. Aho ni kubizera. Ndetse n'abatari bakizwa, namwe mwese mwige gusaba neza, kuko bigira ingaruka nziza none ndetse n'igihe kizaza. Gusaba neza bigira ingaruka none no mu gihe kizaza. Ikitonderwa, umuntu wese wicira inzira akagira icyo ageraho, wagera ku mugore, wabona umugabo, wabona inzu, wabona ubutunzi n'ibindi byose tutavuze, ikizakubaho cyose muri byo uzirwarize, kubera ko n'ubundi nta Mana yari ibirimo. Keretse niwemerera Imana ukayizera ukihana ibyo wakoze, nibwo Imana ishaka kuza mu byawe ikabyinjiramo. Twibutse ko Imana ntabwo ijya yivanga, ibyawe byose biragororotse, ni ku mugaragaro. Reka tubagire inama, biga gusenga amasengesho adafite inkomyi, adafite inzitizi imbere y'Imana, kandi wige gusaba neza. Kandi icya gatatu, usabe ibintu Imana ifitemo inyungu. Bene aya masengesho ahita asohora. Ikintu kigoye, abantu bo muri iyi minsi barasaba ibintu Imana idafitemo inyungu, ariko ndabifuriza